Abashimiye mwe mwese nk'abanyamuryango ba Elvin Foundation ko mwitabiriye inama n'umuhuro wacu twari dufite, tukaba tugiye gukurikizaho ikindi gikorwa cyo gukorera Elvin isabukuru. Nishimiye ko mwese mwitabiriye kandi mwakoze kwitabira isabukuru yanjye. Dufite gift nyinshi kandi abantu bose bamaye impano, ndabishimiye. Kandi arangije amuga ati njira hano nkugurire ji ashaka kumuturisha arebe ko bya bintu yabivamo. Arangije amuguriye ji, Elvin avuga ati ji ntayo nshaka, ndashaka kushigikira projet yanjye. Ibyo byose ni ibintu tugomba kugira nk'umuryango wacu, tukaba nka famille. Hanyuma Elvin na Eve na Higa bagiye kuducanira, nawe na Mugisha bagiye kuducanira izi buji icyarimwe. Yes, mucane amashari hehe. Wow. Dusanga umugore yaramaze ibyumweru bitatu igikondo baramufunze. Yari umuzunguzayi udoda utuntu tw'udukapu. Nk'ubu dufite igikorwa mu kwa kane tuzakora cyo kuremera abacika cumu babiri. Dufite ikindi gikorwa cyo kuzafatanya na leta tukagura mitiweli 300. Tugiye kugikoresha birakurikirana. Ariko ntabwo aribwo yari igitangira. Elvin Foundation Group yatangiye, Elvin afite imyaka 6. Yaravuye guhaha. Ndashima Imana ko yampaye abana beza, kandi abana beza b'umugisha. Bana banjye ndabakunda, muri umugisha kuri njyewe. Reka dufate kano kanya twipresente twese, sibyo? Ujye uhaguruka uvuge izina ryawe, uvuge naho waturutse, hanyuma wiyicarire tukunezererwe tukumenye, sibyo byiza? Eric murimo muranyumva? Ariko ndabona abantu ari manza twashonje, tubanze turye. Okay, reka duhere ku uyu musore. Hari abantu ngo bamaze kurya bahita bashaka kuryama. Mureke rero tubanze tuganire tumenyane. Turaza gukora ibyo bintu nari mbabwiye, turaza kwibwirana, nitumara kwibwirana turaza kuza kumva ijambo ry'ikaze na Elvin ari butugezeho, kuko twese ko turi hano turi mu gitekerezo cya Elvin. Kereka nimba hari utabyemera tumubwira aze kugaruka tuje muri anniversaire. Ariko ubu ngubu hano turi muri Elvin Foundation.
nibyo tugiye kubanza, nitumara turaza gukurikizaho igikorwa cy'isabukuru. Bano bantu ko ari batatu, hari abantu bagiye bambaza ngo ese ko ari batatu byagenze gute? Aba bantu ko ari batatu bafite isabukuru, Elvine, Eve na Higa, bavuka mu kwezi kumwe. Noneho twari bubikore mu kwezi gushize, kubera gahunda twari dufite, bamwe barabizi, turabisubika turavuga ngo tuzabifetere rimwe kuri iyi tariki. Abantu twajyanye twari kumwe barabizi ko twabipanze. So reka rero noneho tudatinze twihutishe gahunda, tubanze kuri uyu mumama atubwire amazina ye yombi. Murakoze. Kuba tanzi amazina nitwa Tuyishime Josiane, ndi umumama w'abana batatu n'undi Imana yampaye, ubwo n'abana 4 n'abandi Imana izampa nzabarera. Murakoze. Ntuye Nyamirambo, niho mbaye ncumbitse, ibirenze iby'Imana iduhana umugisha. Reka dukomereze hano, turagenda gutya, atanga mikrofone gutya, nta kibazo uvuga biriho. Mwakoze. Nitwa Tuyishimira Alexandre, nkaba nibwo nyijoininga ino famiye, ni umuvandimwe wayinkundishije ndayijoininga, yambwiye ibyiza byayo numva ndayikunze, ndamwira ati nta kibazo wamparika nyine nkayijoininga kuko numva ikora ibikorwa byiza. Nuko arambwira ati nta kwinjiza ndinjira kuko ibikorwa mukora ni byiza. Rero ubutaha ntago nari nabashije kuboneka ku mpamvu z'akazi, ariko ubu nabashije kuboneka. Ndabashimiye kandi ndanishimye kuba joininze no groupe kuko ikora ibintu byiza. Murakoze. Amazina Alexandre Tuyishimiye. Reka tumuhe amashyi Alexandre. Yakoze koze. Oya, reka bavugiraho bari, ntago bose bajya baza hano, nta kibazo. Murakoze. Nitwa Imana Jovia, ntuye Kanombe, ndi umumama w'umwana umwe. Murakoze. Shyireho mikoro kugira ngo bijye muhereze uyu nguyu abanza avuge. Mwiriwe. Amazina ni Muhawe n'Imana Firdausi, nkaba narishimiye gufatanya namwe. Murakoze. Utuye he? Ntuye hano munsi ya Nyamirambo hano Rwarutabura. Ego. Mwiriwe neza. Amazina yanjye ni Mukakarangwa Maria Goreti, ntuye hano Nyamirambo, ndi umumama w'abana 5. Murakoze. Yes, komerezaho. Murakoze. Amazina Twambajimana Marie Esperata, abantu ya Kicukiro. Murakoze. Abantu bari abakobwa mujye mubitambutsa mu bivuge. Mujye muvuga. Hano hari ukuntu aba diaspora bazareba kino kintu bagahita bavuga ati birabaye, siko bimeze, bajye babivuga. Twagiye uri umumama? Ndi umukobwa. Uri umukobwa se wumva arata, hagira umuntu uzatureba agira ikintu avuga. Murakoze. Nitwa Tuyisenge, ndi umukobwa, nuye ahantu hakunda kuba imvura nyinshi bita Bweramvura. Ibweramvura muri Gasabo. Ego. Mwiriwe. Amazina nitwa Uwasenda Reverine, nkaba ndi murumuna wa Elvine. Mufate udutebe mwicare hariya. Fata agatebe hariya. Wowe nguri iki? Tumukomera amashyi bivuze neza. Nari ndangayeho gato. Mwiriwe neza. Nitwa Nikuze Valentina, ndi umumama w'abana 2, ntuye Norvège. Yesu aduhana umugisha. Reka dukomere amashyi aba diaspora bari Norvège rwose. Mwiriwe neza. Amazina ni Iradukunda Denise Zuzu, nkaba ntuye Karurumu. Karurumu.
Yes. Mwiriwe. Amazina arimo Urakeye Sonia niyo Norvege. Mwiriwe. Jya uvuga cyane Sonia abantu bakumve pe. Ni ingaragu. Ni ingaragu. Mwiriwe. Amazina yanjye nitwa Ikirezi Stella nuye kwa Rujugiro Igikondo. Ndo umukobwa. Aho ngaho aho. Yego. Mwiriwe. Amazina ni Manirakiza Dana nuye Kibagabaga. Ndi single. Kabisa. Not serious. Single and searching. Wow. Siwumva rata. Dukomeze. Murakoze. Amazina ni Nishimwe Nadine Karake abanuye ku Ruyenzi ndi umukobwa. Kabegere kugira njye mbyumva neza. Ndi umwe ntuye Nyamirambo amazina ni Bizimungu Yohani. Yego. Nkaba ndi igaragu bindi Imana iduhana umugisha. Murakoze. Nanjye nitwa Umuhoza Sandrine Feza ndi umukobwa ibindi Imana iduhana umugisha. Amen. 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 Yewe amazina yanjye ni Uwineza Rachel. Nkaba ndi nyirakuru wa Elvine. Ndi mama Josiane. Murakoze. Ukomera amashyi mama wanjye. Muraho neza mwese. Muraho. Ariko ko mbona mutishimye habaye iki? Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha kuba mwageze hano mwese ndabyishimiye kandi ndabakunda. Muri groupe nitwa Happy ninge Happy muri groupe nubwo mvugamo gake. Ndishimye cyane ndi inshuti y'umuryango wahiga. Ni nk'abavandimwe banjye. Imana iduhana umugisha ndumva nta bindi ndi bwongereho. Iki? Amazina? Happy. Gacuriro. Bamwita Happy atuye Gacuriro nawe ni mu Ngagari. Imana imuhe umugisha. Ahimbaza. Amazina ni Ingabire Josiane ndi umumama. Yesu aduhana umugisha. Amen. No mama. Nina. Twumvikane. Nitwa Ndayambaje Jean Baptiste. Ndi member wo muri Elvine Foundation. Yego. Aba nitwa Ndayambaje Jean Baptiste ndi umugabo w'umugore umwe. Yego. Jya bivuga neza. Hari abandi bafite bane. Mwongeye kwirirwa? Yego. Yewe mwiriwe. Mwiriwe. Hari abatabibonye. Mwiriwe. Amazina yanjye ni Nemeyimana Innocent. Ndacyari umusore mu rugo ni Rubavu. Ku Gisenyi. Ku Gisenyi? Yego. Wow. Ruguru ya Mahoko. Ibindi birenze byose aduhana umugisha. Mwiriwe. Nitwa Asiya. Ni Nyamirambo. Ndi umumama w'abana babiri. Asiya arakoze. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amazina nanjye nitwa Uwase Gentille. Ndi umukobwa mu rugo ni mu Gatsata. Yego rata. Komeza. Mwiriwe neza. Nitwa Niyonshuti Vanessa. Nkaba ndi umweru nari naravuze. Ariko ndashima Imana yuko mbabonye mwese nkaba mu rugo aho ntuye ni mu karere ka Kamonyi ndi umumama w'abana babiri. Wow. Arakoze cyane Imana ishimwe ku mweru yawubonye. Mwiriwe. Amazina nitwa Nigena Marie Chantal. Nkaba nuye hari Nyamirambo nkaba ndi ingaragu. Nawe uri gusacinga. Mwiriwe neza. Nitwa Nyiranshuti. Shiraho mikoro neza. Nitwa Nyiranshuti. Abenshi banzi kuri Keza. Ndi umufiyemeri uyu ni umwana wanjye yitwa Eliyo. Ibindi Imana iduhana umugisha. Amen. Ndabasuje mwiriwe.
nitwa Iraguha Jean de Dieu, ntuye Kicukiro utambitse ku karere hirya. Yego, ndi umupapa w'abana babiri, Imana yagiriye neza, babiri baziye rimwe. Amen. Yego. Ufite impanga? Yego. Wana uzatubwire uko zibaho. Mwiriwe. Vuge cyane. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Nitwa Habiyaremye Ivona. Ndi umubyeyi w'abana 4. Nuye i Nyanza Kicukiro. Murakoze. Yego. Ivone ni umumama w'abana 4 atuye i Nyanza. Wewe witwa? Egera hano. Ugeze hano. Ibyo bintu byanyu nababwiye ni mugihe. Mwiriwe neza. Nanjye amazina yanjye ni Mugisha Kame Avidoni. Nanjye nkaba mbana na Mama Revine na Papa Revine i Nyamirambo. Uri iki? Ndi umwana. Murakoze cyane. Nkaba nitwa Ishimwe Ganzaganiya, nkaba ntuye Kivugiza, kandi nkaba nshima Imana yuko mwese mwageze hano amahoro. Murakoze kumva ijambo ryanjye. Yego shagani. Dukomere gani ya mashi rwose. Murakoze, amazina yanjye nitwa Shesha Ndahiro Elfine, nkaba niga mu wa 6, mfite imyaka 12. Kandi nishimiye ko mwese mwaje hano muri amahoro. Nkaba ntuye Nyamirambo. Uyu ni papa, uyu ni mama, abandi murabazi. Murakoze. Yego. Dukomere Rivina amashi. Ndashaka kubaza umuntu ambwire abantu babirimo hano yamenye, kandi ndaguha uruhande abantu mutaziranye. Ndahera kuri uri kurya inyama ngo ni Sonia. Sonia, hano nk'uru ruhande, uru ruhande ruri hano, uru ruhande ruri hano. Yego. Okay. Ubwo nibyo. Reka nibarize. Yego. Sawa. Ikintu twari tugamije byari kugira ngo tumenyane. Noneho ubu ngubu turaba dufite nimero, buri muntu afite nimero y'undi, turagenda tugira, kuko ahangaha turi bamwe, turi urukundo, tugomba gukora ibintu bigamije urukundo nta kindi, sibyo? Byari kugira ngo tumenyane kandi turamenyanye. Ikigiye gukurikira rero, ngiye gusaba Elvine aze abaha ikaze. Namara kuduha ikaze, turaza kuza gusaba Mama Elvine, nyuma ya Elvine atubwire mu magambo makeya impamvu turi hano. Siko bimeze? Noneho nidusoza turaza kuganira kuri Elvine Foundation Group nk'abanyamuryango bayo. Siko bimeze? Yego. Reka nsabe noneho Elvine atambuka hano tumukomera amashyi menshi cyane. Aduha ikaze, atubwire n'uburyo yishimye kubona abantu bari hano bose bambaye imyeru, kandi ari igitekerezo cye turi kugenderaho. Hazaza n'abandi bantu benshi. Ubu tumaze kugira abantu 200 bakurikira Elvine. Nyine 200 bari muri Elvine Foundation Group. Kuri YouTube dufite abantu bamaze kuba ibihumbi hafi 9. Kandi turifuza ko mu minsi mikeya bazaba ibihumbi n'ibihumbagiza bikurikira Elvine. Siko bimeze yemwe? Reka twumve Elvine rero atubwire. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nishimiye ko mwese mwageze hano muri amahoro, kandi ntabwo twari duherukanye. Harimo benshi nazi, harimo n'abonzi, ariko ndashima Imana ko mwese mwageze. Kandi Imana ikomeze ibarinde mu bintu byose bigiye gukorerwa aha ngaha, ntihagire ikibacika, kandi Imana ibahe umugisha. Dukomere Elvine amashyi, atubwiye ijambo ritoya kandi ryiza. Ntabwo ndi butinde ko turi kwihutisha, hari abantu benshi bafite icyo kuvuga. Tugiye kwakira Mama Elvine atubwire Elvine Foundation impamvu twicaye hano ni iyihe,
ni iki cyatuzanye hano? Karibu mikrofone. Murakoze, ndanezerewe kubana namwe muri uyu mwanya bampaye. Ni iby'igiciro kubagira, ni iby'igiciro kuba muri aha ngaha. Mbere na mbere nshimye Imana kuba yaturinze. Ngewe ejo nari nkoze impanuka, abo twasenganye mu gitondo nabibabwiye. Ubu mwakabaye mwagiye gushyingura, ariko Imana yabanye nanjye. Nari nagiye mu ntara ngenda amahoro, mu kugaruka byari bibaye bibi, ariko Imana yarahabaye. Natinze rero, hari abantu bari aha ngaha, abantu benshi ngira ngo bakunze kubona Elvine ku mbuga nkoranyambaga bamubona we na Mugisha. Ngira ngo abantu benshi nibwo bamenye Elvine Foundation Group, ariko ntabwo aribwo yari gitangiye. Elvine Foundation Group yatangiye Elvine afite imyaka 6. Yaravuye guhaha ahura n'utwana twambaye imyenda isa nabi, bamwe nta n'inkweto bari bambaye, abandi bambaye udupira nta makabutura arimo. Ababazwa nuko abonyemo akana k'agakobwa kangana nawe kambaye umupira utarimo ikabutura. Nibwo yahise aza areba ahantu tubika ibyo kurya, adaha umuceri, abivanga n'akawunga kuko yari afite imyaka 6. Areba amavuta yabo bisiga, ayagabanyamo 2, afata n'agashashi. Murabizi Nyamirambo, abantu twibera Nyamirambo hari ibishyimbo tujya tugura bita mitiyu. Areba agashashi ku bishyimbo twari twatetse nabyo ashyiramo. Arangije afata na envelope ashyiramo amakara. Arangije abyutsa papa we. Ngewe ntabwo nari mpari, nari nagiye ku kazi. Akomangira papa, aramuga ati papa, mfite projet yo kujya gufasha abantu bababaye. Ati kandi nibyo ndi bujyane ndabifite. Hanyuma papa aramuga ati ndeka niryamire. Umwana aragenda. Bimwanga mu ndarongera agaruka, aramuga ati papa wabyutse ukanshyigikira. Nuko yabivuze ngo projet ku myaka 6. Wabyutse ugashyigikira projet yanjye ko nshaka kujya gufasha abantu bababaye. Nababonye nibyo njyana namaze kugira gute kubipakinga. Papa we nyine yumvisha umwana uri kwensista, amubwira buri kanya, arabyuka. Amaze kubyuka areba twa envelope ahantu yadutondetse. Arangije ikintu yamubwira, aramubwiye ngo umuceri wa mama wawe nakahunga wavanze ataraguhitana. Arangije ubwo aramubwira ati rero ibi bintu urimo bireke n'iby'ubwana. Elvine avuga ati ntago ari iby'ubwana papa, nabonye abana bangana nanjye kandi barashonje, bambwiye ko batarya. Arangije aramubwira ati ngaho byihore turaza kubiganiraho ntashye. Elvine arensista cyane, aramukurikira agiye ku kazi. Hari ahantu dukunda guhahira. Arangije aramubwira ati njira hano nkugurire ji, ashaka kumuturisha arebe ko bya bintu yabivamo. Arangije amuguriye ji. Elvine avuga ati ji ntayo nshaka, ndashaka kushyigikira projet yanjye. Abonye umwana yakomeje kwensista yanze kuva kwizima, aramuga ati ngaho taha, ningera mu rugo nimugora turabivuganaho na mama wawe tugushyigikire muri iyo projet yawe yo gufasha abo bana bagize gute bababaye. Elvine ntabwo yatuje. Papa we yaraje arabimbwira, abimbwiye nanjye mpita mvuga nti uwo muceri wanjye yavanze n'akawunga ndamukubita. Ngeze mu rugo mbibonye ukuntu yabigenje, naramukubise nk'umubyeyi ndamuhana. Maze kumuhana umwana arababara iryo joro yanga kurya. Hari kwa 5, kwa 6 njya mu kazi, saa 6 umwana yanga kurya. Nimugoroba nabwo umwana yanga kurya. Bigeze nimugoroba mpamagara mama wanjye, nguri yari hariya. Ndamuga nti se mama, aho hantu mutuye, kuko mama nawe atuye Nyamirambo ariko ahantu hafi na Norvege. Ndamuga nta muntu uri aho ngaho ushonje ubabaye twazanira ibiro 5 by'umuceri ko Elvine yaturembeje kuva kwa 5 yanze kurya. Mama rero mu nyamasengesho, ni umubyeyi ukunda gusenga Imana, abantu benshi bakunda gusenga baramuzi. Arangije mama aravuga ati rero ndimo ndavuga na mama mbimubwira gutyo, hari umwana wa mukuru wanjye ubana na mama w'umuhungu. Ahita abwira mama, aramubwira ati tate uziko ari abana tujya dukinana baba bambaye ibirenge, baba mu kizu kitarimo inzugi n'amadirishya. Mitambwira mama ntihereza Jimmy telefone tuvugane.
yamuhereje telefone ndamubwira nti Jimmy ahantu abo bana bataha urahazi? Arangije avuga ko ahazi. Ubwo twahise tujya kuri butike tugura ibiro 5 by'umuceri, 5 by'akawunga. Mbese mu bushobozi dufite dukora utuntu dutoya tworoheje urwego rwo kugira ngo umwana wacu agire gute aceceke, noneho arye nyine tukora ikintu yadusabye kuko yari yanze kuva ku izima. Twarazamutse, uwo mwana, uwo mwuzukuru wa mama ari umwana wa mukuru wanjye, niwe watuyoboye. Twageze aho ngaho muri uwo muryango, tuhageze dusanga umugore yaramaze ibyumweru 3 igikondo baramufunze. Yari umuzunguzayi udoda utuntu tw'udukapu. Arangije ubwo urumva umuntu uvuye igikondo wari ufunzwe, bari baramwambuye n'imari, nta kintu afite. Icyakurikiyeho tuhageze dusanga na abantu bari mu kizu, kwa kundi umuntu yubaka ikizu akagisakara ariko nta madirishya arimo, nta n'inzugi zarimo. Tuhageze dusanga na abantu bababaje, banaryama ku mifuka hasi bagashyiraho ibintu by'ibikarito, aribwo buzima babayemo. Icyo twakoze twababwiye urwego tujemo n'uburyo umwana wacu yabikoze, n'utuyoboye uburyo tuhageze. Turangije tubahereza ibyo twari dufite, turabasengera tubabwira ko Imana igira neza, Imana uburyo natwe tuhaje ari ikimenyetso kigomba kubereka yuko hari n'abandi bashobora kuzaza kubareba barushta twebwe twari tuhageze. Icyo twakoze twarabasengeye. Elvina ahita avuga ati, kuko amakara yo ntago twayajyanye twarayasize, Elvina ahita avuga ati mama nta makara bafite kandi mwanze ko tuzana yayandi. Namuhaye 2,000, ahita abwira murumuna we nawe ahita avuga ati nanjye mumpe mfashe. Papa we nawe amuha 2 turabitanga, turangije turataha. Nihuse gatoya rero hari umunyamakuru ukora ku Ihumure TV, icyo gihe akoraga no kuri radio Umucyo, turabimuganiriza duhuriye ku nkuru nziza mu mujyi. Turangije arangije aratubwira ati rero Elvine afite ari mu mwuka w'Imana, wasanga uwo muryango ushaka gutabarwa biciye muri Elvine. Ati nzaza mfate Elvine ajya kunyereka aho hantu mbakorera inkuru nyishyire kuri YouTube. Ntago nari nzi ibintu bya YouTube, banza sinajyaga nanabijoyininga ngo mbe nabireba. Araza aramufata ndamubaha, aramujyana. Nta nubwo nge nigeze mbakurikira, bakora ikiganiro, bakoze ikiganiro ndaza kugisacinga nkishyire kuri Elvine Foundation, abishaka baze kukireba. Hanyuma bagiye bakoze inkuru, uwo munyamakuru yahise afata agatelefone ke yari afite ahita akabahereza, kuko icyo gihe nakoraga mobile money, baraza babarurira simukadi nyishyira muri ka gatelefone, ya nimero bayipininga mu kiganiro. Nyuma y'ibyumweru 2 ikiganiro gisohotse, bahise babona amafaranga 2 miliyoni. Babona umuntu bishyurira amezi 5 babakura muri cya kizu, babona abantu babazanira imyenda. Hanyuma bagira gute bahindurirwa ubuzima binyuze muri Elvine. Bafite ubumuga twagiye tujya gusura, ariko icyo gihe twari tutarafungura channel ya Elvine, byacaga ku Ihumure TV, niho ibyo bikorwa byose Elvine yakoraga ku myaka 6 byagiye binyura. Rero turangije tubonye uwo muryango uhinduriye ubuzima, nihute gatoya kugira ngo twakire Mugisha mu rugo rwacu, ari nawe abantu benshi bamenye Elvine kira gikorwa yakoze. Ndumva ntari bibivugemo kuko mwamubonye uburyo yamenyanye nawe bajya ku ishuri, akamurangira mu rugo, akamurangira naho nkorera, nkagira gute nkamuzana kugira ngo twakire ntuza Mugisha. Nuko twabonye cya gikorwa cya mbere cya wa muryango wahindura ubuzima binyuze muri Elvine. Elvine atwicaje atubwira ati papa na mama nahuye n'umwana umeze nabi, reka nzagire gute mumuzane, ngewe ninkura amafaranga nzakorera bwa mbere nzahembwa, nzishyura imiti muzaba mwaravuje Mugisha, amashuri muzaba mwaramwishyuriye, ikintu cyose muzajya mukorera kuri Mugisha mujye mucyandika, ngewe nzabishyura. Turebye dusubije amaso inyuma, turebye wa muryango, nge na papa we duhita tuvuga se reka tumwakire. Ariko cyane cyane namwakiye kuko yari umwana ufite, nta muntu wamwitagaho, yari umwana uba hanze, yari umwana utagira shinge na rugero, nta muntu umwitaho. Ndangije nk'umubyeyi ndebye ikintu umwana ansabye, ndebye nuko wasabira nawe nta hantu aba afite, ndavuga ngo reka ngire gute mwakire. Rero nuko Elvine Foundation yatangiye ikagira gute ikaba igeze ahangaha. Twatangiye turi umuryango mu nzi wacu, turaba ari papa na mama n'abana, ariko dushimye Imana ko kugeza ubu ngubu mwese muri ahangaha muri Elvine Foundation, nubwo hari abandi bataraza bari inyuma, hari n'abatabashije kuboneka. Mujya mubona ko ku rubuga turi abantu 100, hari n'abandi baba bari hirya no hino batari mu rubuga, ariko bavuga ati nimuzajya mujya gukora igikorwa mujye mutubwira tugire gute tubajoyininge kugira ngo Elvine Foundation ikomeze igire gute yaguke. Ni
muri urwo rwego rero Elvine Foundation yagize gute, yatangiye tubonye ibikorwa umwana arimo gukora, abantu babyumva bakanabishyigikira, natwe turavuga ngo reka dukurikire umuhamagaro w'umwana wacu, inzozi ziwe zo gufasha kugeza igihe azavamo umuntu wo kuba yakorera ya mafaranga, noneho agatangira gukora ibikorwa byiwe afite amafaranga. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Uvuga uti ndakuremeye mu izina rya Yesu, kandi Imana izajya iguha umugisha, sibyo? Naho abantu bavuga ngo mwafashe ngo mugisha ngo kugira ngo bigende gutya, naramusubije, reka mbisubize n'abantu bazareba n'iki kiganiro wenda nibabibona. Hano hari abana benshi, twasanye abana barenga 80 muri kiriya cyumweru twasangiye nabo. Nabwiye uwo muntu wabivuze, nambwiye ati genda ufate umwana muzima utarwaye, umufate umujyane iwawe. Ndagira ngo utangarize ko nanjye iwanjye n'abanjye mbonye sapoti ntago nayanga, ariko kongeramo n'undi ni imbaraga z'Imana, ntago ari imbaraga zanjye, simbabeshye, kuko nabo tubyara baratunanira, ibiryo by'iyi Kigali birahenze, inzu byarakomeye. Rero Imana ibaho umugisha, turakomeje, turi kumwe n'abandi bantu. Mwafashe dutebe mukatwegera se hano hafi, mwegera abana bagenzi banyu. Turi kumwe n'abandi bantu rero baje nyuma, nabo reka tubakire kugira ngo duhite dukomeza. Tugiye kugera ku kindi cyiciro gisa nkaho ari icya nyuma duteranyirije hano. Urahaguruka utubwire izina ryawe kugira ngo bano bantu bakumenye, nanjye mbonereho kukumenya. Mwiriwe neza. Nitwa Mutimuke Esther. Mutimuke Esther. Yego. Ndi umunyamuryango wa Elvine. Yego. Ukaba uri iki? Uri umugabo? Ndi inkumi. Uri inkumi. Tumukomera amashyi ni inkumi, hereza uwo mugenzi wawe nawe atubwire. Muraho. Muraho neza. Amazina yanjye nitwa Yezu Christella, nkaba ndi umunyamuryango wa Elvine Foundation. Ndi inkumi. Nawe uri inkumi. Nawe ni inkumi. Ni karibu. Turi kumwe n'abandi ba mama hano beza n'abandi ba papa. Reka duhere ko uyu mugabo utarashika ngo yicare. Uratubwira amazina yawe usuze n'aba bana. Ndabasuje mwese. Nitwa Mbarushimana Placide. Hama papa Elvine novuga ni umuvandimwe ba Elvine n'abana bacu, naye nazananye n'umudamu wanje. Hama twese twaba twaje kwifurizanya isabukuru nziza Elvine umwana wacu, kugira yumve yishimye ko ari kumwe n'abavyeyi, twese turi hamwe mu munezero cyane. Numva ari byo nushike arasirifrenyeza ariko numva ibiri mu mutima ari byo novuga ubu nyene. Murakoze. Reka dukomere Placide amashi, arakoze. Muraho. Nitwa Esperance. Ndi umumama mfite abana 4. Ndi madamu wa Placide. Yego rwose. Turi mu muryango wa Elvine Foundation. Yego. Kandi Elvine turasengana, turaturanye, n'umwana wacu, ababyeyi n'abavandimwe. Kabisa. Mama wangu. Mwiriwe neza. Nitwa Uwimana Jacqueline. Useme sana tu. Nitwa Uwimana Jacqueline. Sengera muri Bethlehem. Ndi mu muryango Foundation wa Elvine. Kandi turasengana, turaturanye. Kabisa. Mama Dangote. Mwiriwe neza. Nanjye nitwa Uwamahoro Josiane. Agarara hano uvuge neza. Nitwa Uwamahoro Josiane, nkaba ndi umunyamuryango wa Elvine Foundation. Nge turabana. Nkaba nifuje nyine nanjye kuba hano. Ababyeyi bakaba ari inshuti zanjye, n'inshuti za famiye. Murakoze. Arakoze cyane. Ngwino tubwire amazina yawe. Yego. Abo yakarari tubwire. Vuga. Mwiriwe. Nitwa Aria Uwase, nkaba ndi inshuti y'umuryango kwa Ndahiro Elvine. Murakoze. Aha, ndumva nta muntu dusigaje. Hari umuntu waba utatwibwiye? Twese turaziranye usibye bari abana batoya baje nyuma. Rero twese Imana iduha umugisha.
tugiye kuganira ikintu cya nyuma kuri Elvin Foundation kugira ngo duhite tujya mu mwanya wo kurya no gukata amakeke. Ndizera ko byaje y'abana, ibyo kurya byaje n'ibiki byose kugira ngo dufete na anniversaire. Ndashaka ko muduha ibitekerezo. Abantu bari hari inyuma, mfite impungenge ko mutarimo muranyumva, kandi ndashaka ibitekerezo byanyu. Elvin Foundation bababwiye ukuntu ibintu byayo bimeze, bababwiye amavu n'amavuko, hanyuma turifuza ko Placide, muri kutwumva, turashaka yuko tuyubaka igakomera dufatikanyije. Murimo murabyumva? Ibintu byo kuvuga ngo tugiye gukora igikorwa bikagenda uku dutange 500, dutange 1000, dutange iki. Ndashaka ko tuganira, ndafata ibitekerezo by'abantu 5 bonyine. Turabikora mu buryo bubiri. Turashaka uburyo twakemura ikibazo cyo kujya tujya gusura abarwayi kwa muganga no kuremera abantu. Nk'ubu dufite igikorwa mu kwa 4 tuzakora cyo kuremera abacikacumu 2. Dufite ikindi gikorwa cyo kuzafatanya na leta tukagura mitiweli 300. 1000. Hari umuntu umbwiye ngo tuzagura 1000. Nabyo birashoboka, siko bimeze se? Nabyo twazigura mitiweli 1000 nta byadanze. Abantu bazi imibare 1000 ni mitiweli na amafaranga ngahe? Ni miliyoni 3. Ato Olivier yaduha wenyine. Ayo nga 3 uriya mugabo yaduha wenyine. Hano harimo n'abandi batanga nk'ayo ngayo. Imana ibaho umugisha. Ndashaka rero tubikore mu buryo. Turashaka ibitekerezo byanyu. Uzajya uhaguruka uzutubwira ati ngiye numva, murimo murabyumva, ngewe numva twabigenza gutya kugira bikomere, kubera yuko ntababeshye nta kuntu waba ufite abantu bagera ku 100 ngo imitsi yawe irege kandi bahari. Tugomba gufatikanya tukubaka ibintu bikomeye, sibyo ra? Reka rero nisabire umuntu ufite igitekerezo cy'uburyo twabigenza kugira ngo Elvin Foundation ikomere, igire umusingi, tujye tujya gusura abantu tutagoye abantu cyane, tutabavunnye, habemo uburyo bwiza bwo gukora ibintu biciye mu muco. Turaza gushyiraho abantu bashinzwe kudufasha ibikorwa. Ntabwo ari mama Elvin, ntabwo ari papa Elvin bonyine, nubwo ari twebwe turi ababyeyi ba Elvin, ariko mwe muri abanyamuryango, siko bimeze? Ndifuza rero umuntu wampa igitekerezo ambwira uko byagenda. Ndafata abantu 5, hanyuma turaba tubamaze kubona, turi kwihutisha. Tugire gutyo umuntu wa mbere aze atubwire uko yumva twabigenza kugira ngo ibi bintu bya Elvin bikomere. Ni karibu. Twakiriye umubyeyi atubwire igitekerezo cye. Murakoze. Nitwa Imana Jovia. Murakoze. Nitwa Imana Jovia. Uko turi hano duhuriye ku gikorwa kimwe. Ubu mu by'ukuri hano twese twamaze kuba abavandimwe. Ubu ntago naca kuri uyu ngo muyoberwe cyangwa kuri urango muyoberwe kwa kundi twacaga mu muhanda umuntu ataziranye n'undi. Ariko ubu ngubu turamenyanye. Imana ishimwe. Igitekerezo cyanjye uko mbyumva nk'umuntu uba muri Elvin Foundation, ndifuza ko twakwaguka tukagera kure, tugakora ibirenze ibyo dukora ubu ngubu. Mu by'ukuri dukora ibikorwa by'urukundo. Dufite abantu benshi bababaye ariko tukabura uko tubageraho kubera ubushobozi bwacu bukiri hasi bitewe n'uko umuntu yifite. Ndifuza ko rero twashyiraho nk'agasanduka yenda ko gufasha tukajya dutanga nk'umusanzu wa buri kwezi uhoraho. Pana bino twatangaga amafaranga ari uko tugiye gukora igikorwa runaka. Ndifuza ko bashyiraho urwo rubuga tukajya dutanga amafaranga uko buri wese yifite mu bushobozi bwe, tukajya dutanga umusanzu bitewe n'uko umuntu yifite, ku buryo na mugenzi wacu muri groupe yarwara cyangwa se akarwaza akaba yajya no mu bitaro. Twese ibyago biza tutateguje, ariko iyo bidutunguye nta mafaranga dufite
ntago tubasha kugera ku muvandimwe wacu. Ndifuza rero ko iyo kesi yajyaho tukajya dushyiramo amafaranga buri kwezi kugira ngo wa muntu wacu uramutse arwaje yagize ibyago, nk'ubu ngubu nshobora kugira nk'ibyago i Butare, niho iwacu niho mvuka, hari i Kanombe ndacumbitse, nkaba nababwira nko ku rubuga nkabwira nti nagize ibyago, hakabura umuntu umerekeza kubera bwa bushobozi bwacu babukiri hasi. Ariko turamutse dufite ako gasanduka tukajya dushyiramo amafaranga, na mama Elvine araza kumfasha, nawe aravuga uko abyumva, namwe mwese tukaba twabasha gutabara mugenzi wacu. Bukwe burabaye, yabyaye, abasore bacu bashyingiwe, ugasanga dukoze muri ya kese yacu, tukaba twabasha kumusura yabyaye, ndumva byaba byiza kurushaho. Nuko mbyumva, murakoze. Tumukomera amashyi ku gitekerezo cye aduhaye. Igitekerezo cye aravuze ngo twatanga umusanzu, ngo kuko hano turi nk'abakobwa, turimo nk'uko abivuze ko dufite n'umugeni mo hano tuzagira mu bukwe bwe, mu kanya turaza kubibabwira. Undi wa kabiri waduha ikindi gitekerezo kugira ngo tuze kubivugaho. Navuze ko nakira ibitekerezo 5 by'abantu 5. Yego. Yego murakoze. Nanjye nkurikije uko mbyumva, ngakurikiza n'uburyo iyi groupe nayo joininze, biratangaje. Kuri njye nayo joininze, nabonye posta ya mbere y'ura mwana Mugisha, nibona TikTok, shoza ngira amahirwe mbona bahiseho nimero ye, aribwo mama Elvine nahise bahamagara. Bwira bari abantu navuge na cyane. Maze kumuhamagara ndamubaza ati se iyi groupe bimeze bite, aransobanurira arambwira ati buri wese no gutanga uko yifite. Ku munsi wa mbere bintunguye, nahise hari icyo nahise mugenera, arabizi ntabwo yawe yarabyibagiwe. Naye namubwira ati unyandikiye kuri liste, buri gikorwa cyose aho nzaba ndi hose nzakwitaba, nzaje dufatanye. Nanjye rero kurikije uko mbyumva, ndumva mbese twashiraho muri make nk'ikibina, niko nabivuga, ku buryo buri cyumweru cyangwa se buri kwezi, ariko byabyiza buri cyumweru, buri cyumweru tukagera amafaranga tuzajya twinjizamo, kuko dusohora amafaranga menshi kurushaho twinjiza. Yego. Urumva buri cyumweru wese akagira umusanzu watanga mu banyamuryango, byashobora kudufasha tukazamuka. Urumva rero ibintu byadufasha cyane, nk'uko mwabivuze, ababyeyi babyaye, abarwayi, uburwayi bitunguranye tukamusura, tudabanje twavuga ngo duhamagaje umuryango wacu twese ngo tubanze tubyigeho, ahubwo bikaba intego yacu ya buri cyumweru. Njye ndumva uko nguko ariko twakagombye kubigenza. So murakoze. Reka nawe tumukomera amashyi ku gitekerezo cye cyiza aduhaye. Nawe asa n'umuntu wunze mu cyuriya. Icyo batandukaniyeho nuko avuze ngo we buri cyumweru. Abantu bari inyuma muri kumva, turakwakiriye mubyeyi, karibu cyane. Yego. N'abandi baje inyuma mukomeze mwiyumve mwikaze, mwese twabakiriye. Ndashaka undi muntu ikindi gitekerezo. Nta bitekerezo mufite hano mw'iyi pariti? None ko mutambwira? Mushyigikiye ibyo bavuze? Ndashaka igitekerezo. Eric. Oya, ntitukajye tugendera mu kigare ngo turashyigikira ibyo umwe yavuze, biragorana. Nawe ngwino uvuga ibyawe nta kibazo. Bwira mugenzi wawe ngo urasa neza. Kubaje inyuma ni Prophet Eric. Igitekerezo nge mfite cya mbere ni uko twakomeza tukabikunda. Ikindi gitekerezo cya kabiri mfite muri ibi bintu, tubishobozwa byose no gusenga. Cya gatatu cy'igitekerezo nagira ni uko habaho ibyiciro, wenda twavuga ngo mu mezi 3
buri muntu wese yagakombye kuba yaratanze amafaranga ya n'aya mbere y'uko wenda dukenera izindi nkunga zo ku ruhande, ariko twebwe ubwacu nk'uko turi muri Elvin Foundation tukaba dufite umusanzu nyirizina wo mu mezi 3 twaba twaratanze, wenda tukajya dukora nk'igikorwa mu mezi 3 cyangwa 4, nka 3 mu mwaka cyangwa 4 mu mwaka, byatubera byiza. Icyo gitekerezo nicyo nari mfite, wenda niyo twaza nko guhuriza nko ku rubuga tukavuga ati twajya dutanga umusanzu uyu n'uyu. Ibyo ndumva tutanabivugira hano, ahubwo twaza nko kubivugira ku rubuga nk'uko twese turiho n'abatariho bajye ku rubuga, tugati umusanzu wa buri kwezi nkatwe turi ku rubuga twagize ishyaka tugahamagara tukinjira muri groupe, tudakeneye izindi nkunga z'abandi bo hanze cyangwa ku ruhande, twajya dutanga amafaranga n'aya mu mezi 3 cyangwa ngahe, tukabigira ibyacu. Mwakoze cyane kuba muri hano, byanejeje. Imana ibahe umugisha. Arakoze Eric, ndumva nawe yunze mu by'abandi. Nta wundi muntu ufite ikindi gitekerezo gitandukanye? Yego, karibu. Bamaze kuba bangahe? 3. Ndabura undi muntu umwe. Imihigo ukavuga ati uku kwezi wenda uku kwa kabiri tukureke tujye mu kwezi kwa 3, tuvuga ati turahize, umuntu wese uri ku rubuga arahize, amafaranga nemeye naya, akajya tureba ya tariki yo kuvuga ati duhigure. Noneho na za nkunga wenda zishobora kuva ku randa, ariko zize zifite icyo zisanga, kuko wenda gurupe twaba twagize twahize aricyo twagezeho. Niba ari ugufasha dufashe, niba ari ukujya kwa muganga tujyeyo, niba ari mugenzi wacu tujyeyo. Nta kuvuga ngo umuntu arahita yikoramo ako kanya, tuvuga ati hari icyo twakoze tugiye gukoramo. Yego, ndumva aricyo gitekerezo ngewe mfite cy'imihigo, kugira ngo tujye tuvuga ati igihe runaka tugiye guhiga. Murakoze. Arakoze. Arakoze cyane. Ngwino nawe uduhe igitekerezo. Niwe muntu nsorezaho kugira ngo tujye mu zindi gahunda, cyangwa nimba hari undi ndakira undi umwe. Oliva, nta gitekerezo duha? Ivo, uragifite? Kanzenze nkwakira. Reka twakire uyu mama wacu wambaye neza nawe atubwire. Murakoze cyane. Ab'inyuma muranyumva? Oya, nta kibazo barakumva. Ngewe igitekerezo nari mfite ndungaho bike ku by'abandi bavuze. Twagira umusanzu buri kwezi, agasanduku, umuntu akajya agira amafaranga ashyiramo, tugafasha abo hanze, kandi hagati natwe muri twebwe hari ushobora kugiramo ikibazo gikomeye, akaba ashobora kurwara, natwe hagati muri twe tukamumenya tukamufasha, bitavuze ngo ni ugukora ibikorwa byo hanze gusa, natwe bishobora kutugarukira muri twebwe. Ikindi, n'amakwe mwabonye ko harimo abakobwa, abasore, ibyo byose ni ibintu tugomba kugira nk'umuryango wacu, tukaba nka famiye, kandi tukabikora tubikunze. Burya mu mutima w'umuntu ntabwo ushobora gukora igikorwa utabifashijwemo n'Imana. Hari abantu bafite byinshi ariko batagira umutima wo gutanga, wo kurekura. Njya nkunda gutanga nk'urugero, kuba uno muryango warafashe uno mwana, ntago bamufashe kuko bafite byinshi bya mirenge, ni umutima ukunda bo Imana yabaremanye bafite, kuko hari abantu benshi bakomeye batakora icyo gikorwa. Ushobora kugenda unashonje ntibaguhe ibiryo bakagukubita cyane rwose. Gufasha rero bituruka ku mutima mwiza Imana yaguhaye, kandi akaboko gatanga ni nako kakira. Iyo utanga, Imana izana indi migisha vuba.
rero icyo mwadufasha nk'abadukuriye igitekerezo twaza kuvana aha gikomeye ni ukugira agasanduku gahoraho atari bya bindi byo kuvuga ngo muri uku kwezi ngo tuzasura ugasanga abantu bamwe baranahuzagurika batanga wenda rimwe ntibanameze neza mu mufuka cyane rwose hagira wenda ntawe bibangamiye buri muntu ku kintu shyiraho mikoro yego ariko akaba agasanduku gahoraho kandi natwe bikajya bitugarukira abafite ibibazo mo hano bakajya babimenyesha nizere ko muri bugaragaza abayobozi baduhagarariye n'undi muntu ufite ikibazo hano akajya akimenyesha abayobozi tukabimenya bitari ngombwa ko hano abantu bajya bagira ibibazo ugasanga ntitubimenye bagaheranwa n'ibyo bibazo kandi wenda binakomeye yego ndumva ntagiye mu bintu byinshi cyane nasoza nongera mbasabira umugisha ku bwitange kandi ko tugomba kuva hano tuhavanye ibintu byiza bizima kandi tugasaba n'Imana imbaraga ikazabidufashamo murakoze arakoze cyane arakoze ku gitekerezo cye ndumva twabonye ibitekerezo bingahe reka twumve na Yvonne aduhe igitekerezo cye hanyuma ariwe dusorezaho mwiriwe igitekerezo nari mfite ajya kure y'ibyo abandi bavuze cyane ibyo uriya yavuze nibyo cyane nari ngiye kuvugaho ntabwo umunyarwanda yaravuze ngo ijya kurisha ihera ku rugo yego ntabwo twafasha cyane ab'inyuma yo mu muryango yenda natwe hagati yacu harimo abantu bafite ibibazo noneho ngiye nkatekereza ayo mafaranga bavuze ntabe ikibina nk'uko uriya mugenzi wacu yabivuze akaba ari amafaranga yo gufasha tuvuge yenda nko ku itariki 30 yenda tukavuga ngo buri munyamuryango ni 1,000 cyonyine ndizera ko mu bantu 100 ku 1,000 ari 100 uwo munsi twaba twinjije muri kesi y'umuryango ayo mafaranga akaba ari ayo kugoboka abantu bagize ibibazo yenda umuntu wapfushije wagize ibibazo bikomeye atari ngombwa ngo twiterateranye umwe ashaka 2,000 undi yenda bure n'itike akaba ya mafaranga tukavuga ngo ibyo 1,000 niba twateranye mu kwezi kumwe tukinjije 1,100 mu kundi tukinjiza ibindi 1,100 umunyamuryango wacu yenda agapfusha umuvandimwe nko mu ntara ntabwo byasaba ngo buri wese ajye kwikoramo itike twafata muri kaga kesi kacu tugafata imodoka tukagenda kugira ngo hatagira wa wundi wayabuze agasigara kandi yari afite umutima wo gutabara noneho yenda hari ukuntu mu cyaro njya mbibona bajya bagira ibyago umuntu akaba bamuteranyiriza iriya sanduku y'imbaho ariko iyo umuntu ari mu muryango aba afite abavandimwe ntabwo yapfusha umubyeyi ngo bamuteranyirize iriya sanduku y'imbaho kandi twebwe duhari twafata nko muri aya mafaranga tukamugurira serikere nawe akavuga ati nahuye n'umuryango nanjye nabonye inyungu zo kubana n'abantu kuko hari abantu benshi bigungiye ahantu batagira abantu babwira ibibazo byabo batagira n'abantu babaganiriza ariko iyo ari mu muryango arisanzura akaba yakubwira ikibazo cyawe cyangwa akakibwira umuryango ukabasha kumwumva murakoze Yvonne arakoze cyane nyihera ibyo bintu wanditse ngiye kubinyuramo nirukanka kugira ngo tubiganireho ikintu abantu benshi bahurijeho ni ku bijyanye n'umusanzu twese uko turi hano tubizi neza yuko ibintu nta kintu gikorwa kidafite amafaranga si turi kwemeranya kandi ni mwebwe mafaranga nta wundi ni mwebwe siko bimezera umusanzu Eric yavuze ngo abantu bari ku rubuga ariko ntago tujya kubikorera ku rubuga turava hano twemeranyije nimba ibyo bintu tuva hano mu nama tubikoze noneho tukaza gukora raporo tukayishyira ku rubuga yanditse imeze neza ariko ibyo twemeje ubu hano tugiye gufata imyanzuro ndakuka mbere na mbere ndagira ngo mbanze mbibutse yuko turi muri Elvin Foundation Group ifite n'intego ifite n'uburyo ikora murimo murabyumva
ifite ibyo ikora, ifite umurongo wayo, ifite n'uburyo igera, itazajya no ku mpande, ntabwo izigera ijya inyuma y'umurongo. Twebwe ikintu dushyigikiramo Elvine ni ibikorwa bya Elvine bigomba gukora murimo murabyumva ra? Murimo murankurikira? Ndifuza yuko rero umusanzu twese turemeranya ko umusanzu ari ngombwa. Nimba tubyemeranya tugire gutya. Turabyemeranya. Imana urabyemera nawe? Murakoze cyane. Umusanzu tuzajya mu makategori. Ubu ngende mu myanzuro. Murimo murabyumva, wakabaye uri kunyandikira ahandi hantu kugira ngo ibi bintu uraza kudukorera report y'ibyavuye mu nama. Murimo muranyumva ra? Kugeza amagingo ya ninjye uhagarariye Elvine Foundation mu mategeko. Ninjye perezida, Elvine akaba umuyobozi mukuru, nakura azajya mu bye. Ariko ubu ngubu ntabwo arafata ibyangombwa, ninjye umuhagarariye. Niyo mpamvu ndagira amabwira yuko umusanzu tuzakora mu byiciro. Ntabwo twese tunganya ubushobozi. Sibyo mama wanjye? Hari umuntu ushobora kuvuga ngo ngewe uriya muvandimwe w'iwacu Gisenyi yavuze ngo ngewe twakora ku cyumweru. Icyumweru cyatugora. Buriya ngewe ndi umubyeyi, amafaranga ushobora kwizera yuko uri buyabone mu cyumweru kimwe ariko bikakugora. Sibyo? Ndifuza ko twajya dutanga umusanzu buri kwezi. Abo tugendana tugire gutya buri kwezi. Buri kwezi. Twamara gutanga umusanzu buri kwezi, abantu bare butange bagomba gutanga umusanzu. Turahera ku mafaranga 500. Ntago umusanzu, iyo ni contribution, ni umutima nama wawe. Murimo muranyumva? Twebwe ntago aya mafaranga ntago ari botike tugiye gukora. Ni amafaranga ari budufashe gushyigikira Elvine mu bikorwa bye. Mubyumve neza. Sinzi niba muri kunyumva. Ejo hatazagira umuntu uza, reka mbivuge neza, twateraniye hamwe ngo avuge ati ngewe natanze umusanzu w'ibihumbi 100. Mvuye muri Elvine Foundation munsubize umusanzu wanjye. Sibyo? Ndagira mbikurira inzira ku murima. Impamvu nuko n'amahire biri guca na live. Birimo murabyumva? Aya mafaranga uzatanga nayo gufasha abantu biciye muri Elvine Foundation. Ntago wowe ari ukuza ngo umutwe wandiye. Uri kubyumva? Ngo tureka amamagare muri Elvine Foundation nibamo amafaranga ngo umutwe wandiye. Never. Ntago ari uko bikorwa. Ibintu bizajya bikorwa ari ibikorwa byo muri Elvine Foundation. Niwe turi gushyigikira ahangaha. Siko bimeze? Turi kugendana. Ubwo nimba ndi kugira ngo mbanze soreze kuri bano bantu. Iyi ngiyi ntago twabyita ikibina. Ntago ari ikibina. Ntago ari ikibina pe. Iyi ngiyi ni foundation ifite purpose. Ifite ibyo igamije gukora. Kuko ushobora no kuza kutubwira inzu yawe yagize amafaranga yayo atarishyura inzu. Ukaza ukatubwira ngo mumereze amafaranga yo kwishyura inzu, tukakubwira ngo ntayahari. Kubera yuko dufite gahunda yo kujya gusura ibitaro by'Igisenyi. Ntago twebwe dushobora no kubona inzu tukavuga turi umunyamuryango wacu afite ikibazo cy'inzu, reka tubikore. Ntago twiyobora, tuyoborwa na Mwuka Wera. Siko bimeze bantu b'Imana. Rero hatagira umuntu uzabizamo avuga ngo ngewe ntago umusanzu, ngo ubwo mfite umusanzu ngo reka njye kuguza ngo muri kese bangurize. Uzazunguze ku giti cyanjye nkugurize, ariko apana kuza muri Elvine Foundation ngo baguha amafaranga. Ntayahari. Siko bimeze ra? Navuze ko tuzadutanga umusanzu uhereye kuyo ufite. Urabyumva mama? 500. Kuko hano harimo abantu bamwe na bamwe ntago tunganya ubushobozi. 500 francs rwandais. Ariko wowe ukambwira uti ngewe nzatanga 2 bya buri kwezi, ngewe nzatanga 5, ngewe nzatanga 10. Ibyo bintu turabishyira ku murongo, tubishyire ku rubuga, tujye tumenya ngo ku kwezi hinjiye aya mafaranga, tuyashyire kuri konti. Azajya asohoka ari ikintu tugiye gukora
nk'uko byari bisanzwe bibaho. N'ubundi ibikorwa bisanzwe bikorwa, ariko turagira ngo twiyorohereze umusaraba. Tugiye gusura Kibagabaga, buri wese atanga amafaranga, hakagira umuntu utanga 200 cyangwa 100, undi ntayabone kubera yuko yashaka kuyatanga ariko uyu munsi byanze. Ariko uyu mwana naba yabonye 5 yemye avuga ati ntanga umusanzu, sinzi niba murimo murankurikira, azaza tujyane. Hari abantu tutatajya tujyana mu bikorwa kubera yuko bo baba bavuga bati se ndajya hari ahantu nta n'igihumbi natanze. Sinzi niba muri kubyumva. Umusanzu rero uzahera kuri 500, ariko wowe n'umutima wawe ntuzadusezeranye ikintu utazakora. Aho kugira uvuga ngo uzatanga 10,000, uzatanga 1,000 ariko ukibone cya buri kwezi, sibyo? Kandi ikindi kiyongereyeho, ubuzima burahinduka. Ushobora no kubona byanze waratangaga 5 ukaza ukatubwira ati mumpindure kugira ngo n'abari kuri rubuga babibone ko twabihinduye, tugushyire muri 2. Nta kibazo, hano nta ntambara zirimo. Ubwo icyo nacyo nyivuyeho. Ubwo uyu muntu watanze igitekerezo cyo kugira ngo dukore ikibina, ntago mbyemera. Mumbabarire, impamvu nemera ikibina kizana intambara. Kandi ahantu hari abantu benshi na Satani bari hafi aho ngaho, siko bimeze. Aho kugira ngo rero twebwe duhurire mu nzira uvuga ati bari abantu ni abatubuzi n'iki, ngo kubera iki ikibina twese n'ibiri hano hanze na leta nta nubwo ibyemera. Ni koperative, na rero ntabwo iyi ngiyi yo ari koperative, ni igikorwa ukora ku mutima wawe w'urukundo. Ubwo rero ibyo ikibina tubishyire ku ruhande, kuko ikibina biravuze ngo nimba uyu nguyu twamuhaye 50,000, uyu nawe tuzamuhe 50. Siko bimeze? Uyu nawe tuzamuhe 50. Ntabwo ari gutyo dukora. Niyo twagiye gusura ibitaro, ibintu tujyana ntabwo biba bingana, simubizi? Hari igihe tujyana ibintu byinshi, ejo tukajyana bikeya. Hari umuntu twagiye gufasha, nshuti yanjye, icyo gihe sinzi ahantu ibintu byaturutse, abona amafaranga menshi. Nanjye ndavuga ati se yampayeho byibuze nanjye ko ntazi ukuntu meze, ariko ni umugisha we. Uyu munsi dushaka gukorera umuntu ubuvugizi akabona 10,000,000, hakaba undi dukorera ubuvugizi kandi ababaye ntabone n'100,000. Mwari mubizi, ngewe mba kuri YouTube nibyo dukora muri iyi minsi. Hari umumama twakoreye ubuvugizi uri mu bitaro bya Muhima, si ku Muhimara, wa mumama umaze imyaka 15 n'umwana we. Uwo mama twamukoreye inkuru nzi yuko abantu bari bumutabare pe, ariko nasubiyeyo birambabaza, mubaza atese ko twatanze nimero yawe hari ikintu wabonye? Yabonye 70,000. Usibye twebwe twamuhaye 1000, nimba ari 70 n'izindi sengana, ubwo ni 120. Abandi bantu bo hanze bamuhaye 70,000. Urumva ko ari umugisha w'umuntu guhabwa no kudahabwa. Rero muri Elvin Foundation nta kibina kirimo. Utanga amafaranga yawe bishaka cyangwa uyareka. Ntago ngenye mforusa mwene muzehe, siko bimeze. Uyatanga cyangwa uyareke, ubemo cyangwa uvemo, twebwe turakomeje hamwe na Elvin Foundation, sibyo? Rero dukomeze. Ikindi kintu batanze ni yego, hano hari umuntu wavuze ngo kugira imihigo. Imihigo ni ngombwa, tugomba kugira imihigo, tukavuga ati umwaka utaha tuzakora gutya, tuzabigenza uku, bizagenda neza, tuzajya tubikora tubishyire ku rubuga. Imihigo nimba mbisobanukiwe neza, ni ukuvuga ngo mu mihigo ni ukuvuga ngo tuzajye gusura bino bitaro, tuzajye gusura bano bantu nk'uko nababwiye. Dufite gahunda, dufite kujya gusura biriya bitaro by'i Masaka, dufite kuremera abantu bo muri jenoside. Urimo murabyumva? Iyo si imihigo, si imihigo, iyo niyo mihigo twavuze. Dufite ibintu 3 tuzakora, ibyo byo mugomba kubimenya, tuzabikora kandi amafaranga muzayatanga. Erega ni mwebwe mwariyemeje hamwe nanjye. Iyo mihigo irahari, tuzajya gusura ibitaro by'i Masaka, tuzajya guhereza abantu biriya bari abantu ba jenoside,
tuzagurana mitiweli umwaka utaha cyangwa tuzibaye mu gihembwe cya kabiri muri cya gice cy'amezi 6 nabyo tuzabikora. Imihigo ni ngombwa. Ubwo rero ndizera yuko ibitekerezo bari bavuze mbinyuzemo, ibitekerezo bari bamaye ndumva mbinyuzemo. Mwebwe mwese ko muri hano uraza kuza, tugiye kubanza gukora igikorwa kindi kiri inyuma, uraba uri gutekereza, hanyuma turaza kubahereza nimba turi bubaho urupapuro, nimba twemeranyije yuko umusanzu ubaho, tugomba kuva hano twese tubivuze. Hari umuntu utari ku rubuga hano usibye bano bari inyuma yanjye, harimo nka 2 batariho. Mwese mwicaye hano si muri ku rubuga, ariko hari igihe mu buramega nanjye njya nzibura. Ubwo rero niba udafite mega, uraza gufata urupapuro wandika uti ngiye nzatanga 1000 cyo ku kwezi, nzatanga 500 ya buri kwezi, nzatanga 10,000 bya buri kwezi, nzatanga 100 bya buri kwezi, kandi Imana izabaha umugisha. Hari icyo nibagiwe ngo munyibutse? Hari umuntu waba ugize ikindi gitekerezo umwe? Tayari? Muranyuzwe se n'uburyo mbisobanuyemo? Basi bari abantu bari muri telefone muranyuzwe ra? Cyangwa hari ikindi kintu mwambwira kimwe? Ibi buryo mbisobanuye ni neza? Nta kibazo? Okay. Sawa. Reka sawa, ndizera yuko ibyo birarangiye. Hari umuntu watanze aravuga ngo inkunga z'abandi bantu batari muri Elvin Foundation. Reka nabyo mbivugeho. Dufite abantu bari ku rubuga muri Elvin Foundation, bari ku rubuga rwa WhatsApp, hazazamo n'abandi. Ariko dufite n'abandi bantu bakunda Elvin batari ku rubuga, biba mu bihugu byo hanze. Abo bantu nabo turaza kubabwira, n'ababishoboye babonye ikiganiro, umusanzu batanze nabo tuzayatushira ku rubuga, igenda ibikwe hamwe. Murimo murabyumva? Kugira ngo tuzabe tworohereje ubuzima, ibintu byoroshye. Nimba abakobwa banjye bakoze ubukwe, ngende rwose meze neza, nishimye na envelope ibyibushye. Siko bimeze? Nimba hari umubyeyi wabyaye, tujyeyo tumeze neza. Nk'uriya mwana w'umukobwa afite mariage, reka musabaze hano. Ariko mumukomera amashyi nimba mudafite ishyari mwa bakobwa mwe. Abakobwa nimukajya mugira jalousie, buri muntu agira samedi. Umukobwa wanjye afite ubukwe, uraho neza? Afite ubukwe, kandi ubukwe bwe abantu bo muri Elvin Foundation tugomba kubutaha, tukagufata rwose Imana ibyibushye iremereye. Allo, n'abandi bazadukurikira tugomba kuza gutaha ubukwe bwawe, ewane twambaye amakositime, twakenyeye, bimeze neza. Ngiye kumuha rero umwanya atubwire mariage izabera he, adutumire muri make. Ubano ndi kwitumira sibyo? Reka muhereze mikro adutumire, atubwire ahantu ubukwe buzabera, abivuge cyane. Murakoze. Mwiriwe. Vuga cyane wa mugeni. Murakoze, nitwa Iradukunda Denise, ndi umu Elvin Foundation. Mfite ubukwe buzaba kuri 7 z'ukwa gatatu, buzabera hariya kuri Maison de Jeune Kimisagara. Ndabatumiye, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego. Afite mariage, ngewe ninjye ufite ijwi rinini, mwihangane mbisubiremo. Ubukwe bwe buzaba kuri 7 z'ukwa gatatu. Siyakiri nk'iminsi. Uko mbona mu burakaye, muhise muvuga ngo muri abagiye gutwaka amafaranga, muri aya matu. Ni kuri 7 z'ukwezi kwa gatatu. Turashaka delegasiyo y'abakobwa barimo hano bakiri batoya, bazaza bameze neza, bakaza tukajya mu bukwe. Abamama bariya bose bakaza tukabutaha.
ku buryo nawe azaba yicaye hariya avuga ati cyakoze mba muri famiye. Buriya reka mbabwire ikintu cyose ni ukugurizanya. Nutajya mu birori by'abandi nawe nubigira. Nta muntu utajya ugira ibirori, buri muntu munsi yiragera, siko bimeze. Mwese muzagira ibirori, nutajya mu birori by'abandi nawe ibyawe ntibazabijyamo. Rero mureke tuzamutahira ubukwe kandi tuzamutwerera. Burandi kumva nanavuga n'intwererano ariko reka mbe nyiretse. Ndi kumva mwuka nanayivuga ariko tuzayimuha. N'ukwa kabiri ni kuravamo, turacyafite iminsi sibyo? Aha, ndumva rero kubera ukuntu ibiryo biri guhumura, mumbabarire mbanze nshaka ukuntu twabanza tukarya pe, amagambo yashize sibyo? Kanze mbanze dushaka icyo kurya. Okay, reka mbashimire nanone mwe mwese muteraniye hano, Imana ibahe umugisha. Abantu bari inyuma turi kumvikana? Yes, turakomeje. Ndabashimiye mwe mwese nk'abanyamuryango ba Elvin Foundation ko mwitabiriye inama n'umuhuro wacu twari dufite, tukaba tugiye gukurikizaho ikindi gikorwa cyo gukorera Elvin isabukuru na barumuna be. Hanyuma ndumva aricyo gikorwa tuza gusorezaho, ibindi byinshi kubera igihe turaza kubiganirira ku rubuga duhuriyeho. Hari nk'abamama hano bafite abapapa bari bujye kwitaho, hari nk'abakozi bagiye kujya ku kazi, harimo abantu bagiye batandukanye bafite gahunda mu kanya saa 12. Rero ndagira ngo twihutishe kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Kubw'izo mpamvu ndafata uyu mwanya mbashimire abavuye mu ntara, Imana ibahe umugisha, abavuye muri Kigali ahantu hagiye hatandukanye mwese, Imana ibahe umugisha. Icyo tugiye gukora, tugiye kwemera twese turebe hariya, hanyuma abana bakate keke, ibindi bikorwa bikomeze. Sibyo byiza? Murakoze. Sabukuru y'abana bacu, namwe birabasaba ko niba cyane buji tubaha amashyi menshi, sibyo? Dukomeza tunezerwa. Bigenze bite? Vaho. Okay, sava bireke gutya. Hanyuma Elvine na Eve na Higa bagiye kuducanira, nawe na Mugisha bagiye kuducanira izi buji icyarimwe. Yes, mucane. Amashari hehe. Wow. Yes. Kabisa. Ibintu umuziki se turawukura hehe ko? Okay, muririmbire abana, muririmbire Elvine na Opa. Tugiye kugikoresha birakurikirana. Urayimere. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Elvine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Rita. Happy birthday to you. Reka dukomeza duturitsa ibintu bikomeza kuba byiza. Reka dusabe Sonia adukorere show. Hejuru bimeze neza, kiraza guturikira inyuma. Ibyo ngiye simbimenyereye, ndi umuturage. Babirya gute? Aha, ko byanze yemwe mudutabare, hagira umuntu udutabara.
katworebe bakomeze bafashanya. Yego. Aha. Ako gashashi nako kavaho. Muri kamera. Aha. Barakoze cyane. Barakoze cyane Elvine. Reka noneho dusabe Elvine adukatire kuri keke. Hagarara hano gutya. Abana mwegere inyuma. Ariko uturahuri twa champagne. Elvine urakata gutya umurongo kugeza hasi gatoya ariko yego. Yego. Amashi kuri Elvine. Yes, rekeraho. Reka dusabe Eve nawe adukatire gumaho aruri nta kibazo hariya. Nawe reka tumuha amashi menshi cyane. Yes, sawa. Reka dusabe Higa aze adukatire. Amashi menshi kuri Higa. Reka noneho dusabe aba bana bandi Muzungu fata icyuma ukate. Yes, amashi kuri Muzungu Mugisha. Hanyuma dukomeze n'abandi bana bakataho. Nawe kata bakwita Beula. Yes, wa Beula. Amashi kuri Beula. Aha. Uyu musore Axel. Axel nawe amashi kuri Axel. Aha, Grene nawe amashi kuri Grene. Dukomeza tune. Aha, ibintu bikomeje kuryoha, ibintu bikomeje kuba byiza. Aha. Ibintu bimeze neza cyane mu isabukuru hano rwose ibintu biraryoshye. Aha. Ariko ibintu biri kubera hano mwabihaye amashi mwoka byarama. Yes. Musome nimurangiza muhereze n'abandi bana bamwe. Muhane cheers. Aha. Muhereze n'abandi bana bagende banywa rwose. N'abandi bantu mukomeze munywe bibagireho. Murakoze. Abana banywa natwe tunywa. Iyangira ihe. Yego we. Turakomeje. Munywe vuba kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda. Murakoze cyane. Yes, reka dusabe abana mwese noneho muvuye kuri keke mugiye kwicara mwari mwicaye. Imana ibahe umugisha mwakoze kuza. Dusabe abari muri service Sonia protocol kugira ngo mudukurireho iyi keke mugende muyikate muhereze abantu birire. Tugiye kubikora. Kuraho. Yes, reka nkomeze mbashimire mwebwe mwese abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasira bwaryo. Mwese abakoze subscribe n'abatarayikora muyikore. Turabashimiye ko mukomeje kudukurikira kuri Elvine. Ni umuhuro wa Elvine Foundation wari wabaye urakomeje. Abantu bishimye, abantu banezerewe. Ahangaha rwose ibintu bimeze neza. Abana barimo barabyina, abana barimo baranezerwa. Igikorwa tugezemo ni igikorwa tugiye gukora cyo gutanga impano.
bahereza Elvine n'abandi bantu bagiye batandukanye. Reka rero mwe mwese mbashimire abazakurikira kino kiganiro bagakora subscribe, uzaba uteye Elvine inkunga ikomeye kugira ngo ibikorwa afite bijye mbere. Reka dusabe rero abana bagize anniversaire baze hano. Aha, reka dusabe Elvine na murumuna we na musaza we baze hano kugira ngo abandi bantu bose babone uko babaha impano. Yes, abantu mwese mufite impano muzitegure kugira ngo ibirori byaberaga hano bisozwe. Hagarara hano. Aha, mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete, umuntu ndi buhe mikrofone akoresha amasegonda 30 kugira ngo igihe tugikoreshe neza. Bibaye byiza nta nubwo wanavuga, ariko mu rwego rwo kugira ngo hari umuntu uba ugiye gutanga inka cyangwa agiye gutanga nk'ikibanza, biremewe gufata mikrofone rwose. Ariko umuntu ugiye gutanga inkoko azayizane mu rugo, sibyo? Turabashimiye rero. Reka dusabe rero abantu bafite impano baze kugira ngo turabikora mu buryo bwiza. Umuntu wese ufite impano, turashaka ko abantu bafite impano muza, ntabwo turi buhamagare. Uze uhagarare hano utange impano, nukenera kuvuga turaguha mikrofone. Ni karibu. Reka duhere Mama Elvine. Kaduhere kuri Mama Elvine. Murakoze. Ndashima Imana ko yampaye abana beza, kandi abana beza b'umugisha. Bana banjye ndabakunda, muri umugisha kuri njyewe. Nejejwe no kuba mwaravutse mu kwezi kumwe, nta ruhare nabigizemo kugira ngo muvuke mu kwezi kumwe, ni Imana yabiteguye. Rero ndabakunda. Utuntu turi mwahangaha natubumbiye hamwe uko muri batatu, kubera ko nari ndi kwihuta, ariko buri muntu wese harimo impano yiwe, uhereye ku mfura ukageza kuri bucura, sibyo? Rero akantu karimo hano kabashimisha. Aha, Mama Elvine rero arakoze cyane, arakoze cyane ku mpano ahaye abana be bose uko ari batatu. Arakoze cyane. Muveho, turimo turihutisha. Mugire abafotogarafe barahari, ndashaka ujye mu mafoto ari ugiyeho umufotorere birangire. Hagarara hano hafi. Reka dukomeze n'undi wihuse kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Yego rata. Ariko ko mutabahereza amashyi. Yego. Wow, thank you. Abantu babafotore. Genda hiro. Impano yanjye ngiye kuyiha aba bana uko ari batatu. Ndavuga Bandahiro, abana Bandahiro bose uko bari hano ndi kubura mu umwe. Murakoze. Mugisha ari hehe? Musanyuze he Aha. Fotorero umusitari sha. Akaba ari inshuti na Bandahiro. Rwose bano bana bitwa Bandahiro. Rero reka beura bahe impano. Wow. Go. Mucinjirije yewe we. Aba bana mwabamereye amashyi mwoka byarangwe. Kubona ibintu bimeze neza. Kuno turi buzi. Ibintu hano ni show biraryoshye kabisa. Nuko. Anga yagiye ariko impano ye iri hariya. Aha. Hariya ibi bintu rwose
mereze abana impano ariya n'abakora akazi. Hano hari umukoranabushake witwa Olivier rwose murakoze. Bamwita Ganiya. Ganiya nawe aravuze ati reka nanjye mereze abana. Higa. Okay, gutyo. Higa reba imbere. Kabisa. Cyane murakoze. Reka twakire noneho umubyeyi mwiza cyane bamwita Mama SP. Mama SP wenda muha mikoro rwose. Aravuze ngo inka yasize mu rugo ahaye abana impano. Yego kuryoha dukomeza. Uriya bamwita Eric ni anko w'abari abakobwa. Yes, hari abandi bantu bavuze wow. Ego impano ziracyahari ni nyinshi cyane, ariko Mana Nyagasani mwakoze ubukwe mwuka byara nta mari irimo. Yes, ibintu birakomeje hano. Ewan, impano zikomeje kuvuza ubuhuha. Ewan, ibintu bimeze neza kabisa. Ujye uhagarara, wow. Ibintu hano ni ibirori rwose bimeze. Mama wanjye rwose ibintu bimeze neza hano biraryoshye. Wow. Thank you. Imana ibahe umugisha. Impano kuri uyu munsi w'isabukuru y'abana na watinumwa. Reka dukomeze tubashimire mwebwe mwese mwaje kwifatanya natwe mu muhuro wa Elvine Foundation ndetse n'isabukuru ye. Twakoreye nimba navuga imihango ibiri icyarimwe cyangwa se ibirori bibiri icyarimwe. Mwe mwese mwitabiriye, Imana ibahe umugisha. Abazakurikira iki kiganiro namwe Imana ibahe umugisha. Elvine rero yavuze ati mfite ijambo nshaka kubwira aba bantu rwose rindi ku mutima. Hanyuma kandi ariko mbere yuko Elvine avuga ndagira ngo menye nimba nta muntu twaba tuniganye ijambo waba wifuza kugira ikintu avuga muri twebwe kugira ngo tumuhereze iyi mikoro agire ikintu yavuga. Murimo muranyumva abantu bari hariya hirya? Nimba nta muntu tunyiganye ijambo nta kibazo. Hano nta muntu twaniganye ijambo. Mwebwe muri VIP bimeze bineza? Nta kibazo gihari? Fine. Reka rero twumve ijambo rya Elvine agiye kutugezaho, hanyuma turaba turi gusatira umusozo. Aragerageza avuge cyane. Murakoze. Nishimiye ko mwese mwitabiriye kandi mwakoze kwitabira isabukuru yanjye. Dufite gift nyinshi kandi abantu bose bampaye impano ndabishimiye kandi ndabakunda. Mwakoze kuba uyu munsi mwaje kandi mukanitabira mukaba mwaduhaye gift. Iryo nishimye rikomeye cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze abantu bampaye impano, mwagize neza kuba mwaje kwitabira ibirori byanjye. Imana ibahe umugisha. Nimba nta muntu wundi usigaye wo kugira ikintu yavuga, reka nongere mbashimire mwe mwese. Ganiya aravuze ngo hari ijambo ashaka kubwira abantu bateraniye hano. Karibu. Murakoze cyane kumva ijambo ryanjye. Murakoze cyane kumva ijambo ryanjye. Mwakoze kwitabira no ku isabukuru ya Ndahiro Elvine. Mwakoze cyane kuza, ndabashimiye, mwamushimishije. Guhera ejo yari yishimye avuga ati ejo nihagera umva Mana nzagushima. Ariko ubu ngubu yishimye hamwe na barumuna biwe. Rero na njyewe impamvu nabaye inshuti na Elvine, Imana yarambwiye ngo mwana wanjye ngo genda ngo ngube ngo inshuti ngo na Elvine ngo azakubera ngo umugisha. Nibwo nagiye ndamusuza, mbona nyine ni umwana mwiza, dutangira kuganira tuba nyine inshuti, birahambaye cyane. Murakoze kumva ijambo ryanjye.
arakoze cyane ganira imana imuhe umugisha. Reka Eve nawe agire ikintu atubwira uburyo yishimye uyu munsi. murakoze cyane ku batanzi, nitwa Uwase Ndayireverine. Uyu munsi ni umunsi mwiza kuri njyewe, ni umunsi nishimye cyane, nishimye n'abitabiriye ikirori cyacu. Uyu munsi nujuje imyaka 11, nishimye cyane kuko habonetse aba bantu bangana uku, kandi murakoze, Imana ibahe umugisha. Duhaguruke mbabwire ikindi kintu tugiye gukora. Duhaguruke twese. Urashaka kuvuga? Ngwino. Okay. Inshuti yakadasohoka. Ku batanzi, nitwa Ineza Ornella Irene, nkaba ndi inshuti ya Erivine, kandi ijambo ngiye kumubwira riramushimisha, aranezererwa cyane. Ikintu ngiye kumubwira, ndamukunda cyane, yambereye inshuti nziza. Iyo mbabaye araza arampumuriza, akambwira ibyo nkora, n'unatuma mbese mera neza. Iyo ndi kuryama mba numva wagira ni mukuru wanjye, mufata nk'aho ari mukuru wanjye. Ndamukunda cyane, Imana ikomeze ibane nawe, ninkura nzakurane nawe, nzabane nawe, ntituzatandukanye, kubera Imana ihari ntabwo twatandukana, ariko zambera inshuti nziza cyane. Ndamukunda cyane, Imana ikomeze ibane nawe. Murakoze kumva ijambo ryanjye. Duhereze umwana amashyi rwose. Girene ari Girene, nawe ushaka kuvuga? Mbere na mbere mbanje kubasuhuza, nitwa Ashimwe Ndahiro Girene, opare ku ishuri n'ubundi nk'ibisanzwe, mufata nka mukuru wanjye. Erivine nawe mufata nka mukuru wanjye. Iyo ku ishuri ngize ikibazo nsanga umwe akanyemurira ikibazo niyo ndi ku ishuri. Arakoze cyane Girene rwose, Imana imuhe umugisha. Ari nawe ushaka kuvuga? Erivine, ndagukunda cyane, nifurije kuba wanubiye anniversary yawe. Nishimye kandi nishimye cyane kuba nari ndi kumwe nawe. Wakoze kuba wadutumiye. Murakoze. Yego. Lavinia. Arahabutse. Yes. Reka rero mbashimire abana bamaze kugeza kuri bagenzi babo amagambo meza. Batubwiye amagambo meza, batubwiye amagambo rwose. Umwana aravuze ati Imana izambabarire, tuzakurane na Erivine kandi tuzakomeze tuba inshuti. Nanjye reka mvuge ngo tuzakomeze tuba inshuti, tuzakomeze mbagumane. Aba bana ni umurongo mwiza. Umwana aravuze ngo ngiye ndifuza ko Erivine twazakurana tukazakomeza tukaba inshuti. Rero nawe ndifuza yuko wowe turi kumwe muri Erivine Foundation twazagumana tugakomeza tukaba inshuti. Sibyo? Reka mbasabe rero muhaguruke mu byubahiro byanyu. Noneho dushimire byimazeyo buri umwe wese waje hano. Ntabwo mushaka ko guhaguruka ngo mbabwire icyo dukurikiraho? Narimvuze ngo reka mbashimire byimazeyo bikwiye ku mutima kuba mwitabiriye umuhuro wa Erivine Foundation ndetse n'isabukuru y'abana bacu aribo bana banyu. Imana ibahe umugisha. Ikindi gikurikiyeho rero turaza kubimenyera ku rubuga mu kanya saa 3. Mwese mushake mega tuze guhurira ku rubuga turi abantu benshi, tuze kuganira, tuhane ibitekerezo, hanyuma ibindi bintu n'andi matangazo muraza kuyamenyera ku rubuga. Reka nshimire aba bantu bose baje kwifatanya na Erivine Foundation. Imana ibahe umugisha. Kandi namwe Mama SP
na papa Placide na mama Lavinia, mama Grene na mama Pasiteri hariya, mwese tubashimiye ko mwaje, Imana ibahe umugisha. Rero nta kindi usibye kubasabira umugisha ku Mana, kuko ngewe ntacyo mfite nabaha, ariko Imana ifite byinshi yabahereza, ibahereza iby'imitima yanyu yifuza. Abavuye mu ntara, abavuye ahantu hagiye hatandukanye, rwose amafaranga mwakoresheje Imana ibakubira inshuro nyinshi, sibyo? Narimvuze ngo Imana ibakubire inshuro nyinshi. Umwanya wanyu mwatanze, amafaranga yanyu mwatanze, nta kintu twabona tubishyura, ariko Imana yo mu ijuru ifite uburyo iri bubigenze ikaza kubanyishyurira. Ngiye gusaba rero Eric adusengera Imana maze dutandukane, tugiye kujya kuri pisine, abo tukomezanyije ibirori n'Inyamirambo, sibyo? Imana ibahe umugisha. Mana data twese mu ijuru, Mana nziza, turagushimye ku bw'ubuntu bwawe n'ineza yawe. Tugushimye yuko uri Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Watangiranye natwe, usozanyije natwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umugisha buri muntu wese witabiriye, haba uwabonetse n'utabonetse, mu umugisha, maze ukomeze uturinde, ubwo tuzongera guhura turi amahoro, tuzagushima. Nyemerera ibikorwa byose bigiye kuzaba, uzadushyigikire, uturengere muri byose, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.